foto ikibazo cya mbere nshaka kubabaza ndashaka kubabaza ngo iyi foto ni ukuri kayishyizeho cyangwa yayiteretseho da iyi foto ni ukuri nta muntu utambaye icyapa ukiri mu ibara ritari ridahuye n'iry'abandi yose barahari yose bose warisigaye niyo keshi bose barahari yego bariya defense irasanzwe umunyezamu arasanzwe Mediane hiyongeyemo Zudumendi ataki yongeyemo Madudu na Joe Fresh bukose karasanzwe wenda ko bari kutwumvira kuri FM iyo foto turi kuvuga bwo abari kuri YouTube barabibona iyo foto turi kuvuga ni ifoto igaragaza uko Arsenal yabihagaze mu kibuga umwaka uta so far kuri transfer zimaze kuba kugezaho bamaze kwiyubaka naho bagejeje ifoto rero impamvu tuyigaruye nuko mu masaha nk'ayisa 9 n'igice saa 10 nibwo inkuru yabaye kimomo ko byari ingora abahizi mu bwumvikane bwa Arsenal na Sporting birangiye Victor Yoklesh agiye kuba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal ndabona bavuga ko ikizamini cy'ubuzima gitegerejwe mu masaha 28 ku buryo Victor Yoklesh Arsenal ashobora kuzava Singapore yarabagezeho yego bashobora kuhura na Singapore ahubwo bashobora kubasangayo no umugabo wari umaze igihe ngira ngo iyi transfer yatangiye hanini umwaka w'imikino wararangiye kuko ubwo Robben Amorim yari amaze kuva muri Sporting wari umutoza we aje mu ikipe ya Manchester United byavugaga ko hazabaho kongera guhura bahuriye mu ikipe ya Manchester United bigize isezerano yari yamuhaye uyu musore ivuga ko uyu musore ugashaka kuba yarabwiye umutoza ati wowe genda kubera ko baragukeneye byihutirwa ngereka nsoza sezo hano hanyuma nzagusanga Old Trafford twataka amakipe induru zivuga bivuga ko ibyo bintu byari byarabayeho inyuma rero equipe Arsenal yaje kubizamo Arsenal yaje kubizamo ibijemo binahura nuko icyifuzo cya mbere cy'uyu musore Victor Yoklesh ngo arashaka kugaragariza isi ubushobozi bwe yibona ku rwego rumwe n'abandi bateza amakomeye cyo ni icyambere icya kabiri arashaka gutwara bihurana nuko kugira ngo Arsenal itware cyangwa iterure abantu bavuga batari ko Arsenal babura umuntu uterura nyine abajya guterura ubona ko bagiye ariko aho ugifata ibyo guterura ukavuga uti se haraterurana bagira bagasigara kugera igihe cyo guterura ukabona Arsenal birahombye biba bigenze biki yego Arsenal yishyiramo ingufu cyane cyane kuri uyu mugabo sporting director w'ikipe ya Arsenal mushya Andrea Berita umugabo w'umutaliyani umenyereho ku busanzwe ari umugabo muri transfer ntajya husha yikundira bataka ntajya husha yagushatse arakunda hazi ibintu byinshi bivugwa ko ngo Mikel Arteta ngo yavugaga ati giye mureke kungura rutayizamu wegeye imbere mu myaka ndashaka rutayizamu mukiri muto kandi ngo umubora ukura mu kibuga hagati ngo ukura inyuma ujyana bandi bati oya to Arsenal si wikeneye Arsenal ikeneye umuntu uburyamyemo hari uterekamo gusa byonyine impamvu zigenda zumvikana kugeza ubwo habayeho n'ibiganiro hagati y'ama equipe ngena ndavuga ko uyu musore yagerageje korohereza Arsenal muri transfer byose hari ibyo yemeye guhara birimo umushahara we yagomba guhabwa n'ikipe ya Sporting muri amezi yarasigaje hafi miliyoni 2 ayemera kuyakuraho asaba agent be ko bareka bakazivuganira ku ruhande amafaranga ntajye muri package yagomba kugenda muri transfer afite ukuntu azabagenza ku ruhande hafi miliyoni 7 z'amayero iyi transfer zivamo asigara uruhande rw'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Sporting Lisbon byanarangiye kuri uyu munsi bumvikanye miliyoni 73,500 zigabanyije mu byiciro bibiri harimo miliyoni 63,500 zigomba kugenda kuri transfer nka signing on fee kuko niyo iki kipe ya Sporting ngomba gusigana no kugurisha n'umukinnyi ariko hari n'andi azaza bigendanye no kumukinnyi azitwara mu byitwa add-ons uyu musore azayakira ikipe ya Sporting izayakira bigendanye n'ibitware y'uyu musore icyo Sporting yagendaga irwana nacyo no kugenda ireba uburyo amafaranga azagenda ku add-ons ingingo zayo zakoroshywa ntizibe gusa ngo twatwaye Champions League ngo twatwaye championnat ari ingingo bashyiramo ngo umukinnyi atwaye Ballon d'Or ingingo ngo ko zigoye kandi amafaranga kunyanga zatahe ibitego runaka ngageje ibitego 30 ukumva n'ibintu bigoye icyo kipe ashaka ko izo ngingo zigere zoroshywa ku buryo bigaragara ko amafaranga miliyoni 10 wenda miliyoni 8 zizataha
ibyo rero byose ndi Arsenal byakomeje gusa nk'itinze no transfer finally birangira ibaye. Uyu musore ikindi kintu kigaragaza ko ari transfer yakora umukinnyi nawe yashyizemo imbaraga kugira ngo transfer ibe nawe wa mukinnyi ugenda ngo yiturize yicarire areke equipe ikomeze rwari ibyo bintu paka ikoze agreement n'ikipe agiye guturukamo. Uyu ni umusore abanje kumenyesha ubuyobozi bw'ikipe Sporting ati byaba byiza mutagize undi muntu mutega amatwi mugane n'ikipe Arsenal gusa ko niyo niteguye kwinjira kuko nakwinjiramo yego. Urumva ubwo ni urugamba rwa mbere urwaniye equipe. Ikindi yemera kugabanya amafaranga ye aravuga ati jewe n'aba agent banjye iby'amafaranga Arsenal izishyura ntabwo muzareba ngiye nzabimenyera kuyo nzahabwa. Yemera no guhera miliyoni z'ebyiri sawa kimwe cyo babyemera ibyo bintu guhara miliyoni zabo byira amafaranga barasigaza tubona abakinnyi bari gusoka mu equipe munda cyafite contract ngabazampe mpaka shizemo mbone kugenda. Uyu musore bigaragaza ko nawe imyaka 27 yari maze kwinjiramo yarabizi neza ko amahirwe atagiye ahabwa kenshi bavuga ko ino celebration yo gupfuka mu maso ay celebra bitewe no ko bashaka kweka ikipe ya Brighton Hove Albion umuyobozi wayo sporting director wamwimye ngamahirwe kugira ngo abashe kuba muri equipe. Ariko harimo akabazo Valenda Arsenal yaravuga ati niba Arsenal koko mukeneye ibitego tukaba dufite umuntu utsinda 60 ko mugenda biguru ntege ni make tutitaye biri ku mpapuro ni muha agaciro umukinnyi utsinda ibyo bitego muha agaciro uwo mukinnyi niyo murashaka umubona kuri make cyane murakabije. Yakubise amaso kuri za transfer z'aba Florian Wirtz areba transfer z'abakinnyi bakina basatira binje mu equipe yo muri Premier League aravuga atari kushaho ko mujya mukina ubu aba bakinnyi binji wabagirana Victor Gyökeres ati nibishoboka. Ubwo rero kuri uyu musore navuga ko izo add-ons za miliyoni 10 bazigabanyije mu byiciro bine. Uwo bavuga imikino ngo 25 we bifuzaga ayiterekamo mu sezo ya mbere Arsenal iragoranye pe akibaze nk'ibi bije pe na za top Valenda ndamugarukiye jewe none se wowe maze imyaka naganya gateke ndayitwara none ashaka uzayitwara n'ubwo natayitwaye ombesha agiye satera agasanga yawushyize hejuru y'izamu cyangwa Manchester bwe Monaco natwara Ballon umuvandimwe Martial eshanu ubwo bita aba left footed afite imoso yandi nakubwira ngo icyaye kurusha indyankwe. Ikindi nge mbona muri Nuno Madueke yaba azanye muri equipe ya Arsenal ni umugabo ku kintu cyitwa 1-on-1 kandi kiba gikenewe ku mukinnyi ukina mu mande. That's one. Tu unasatira nyine kuko urebe cyangwa umuntu agerageje kugenda yibuka wenda ama action y'umusore Nuno Madueke muri Chelsea 1-on-1 si kenshi ataganya iyo duel kuri Nuno. Ako kakaba navuga ngo icyaba ari nk'igisubizo kuri uyu mugabo Mikel Arteta yatekereza akavuga ngo mfate amafaranga nubwo ntabyemeranwaho na bamwe mu bakunzi b'ikipe nabikora gutya. Ikindi wenda muratekereza nuko ni polyvalence afite polyvalence ashobora kuba yaca kuri ruhande rundi nubwo wenda uri mugabo uriho akomeye ariko nawe rimwe na rimwe arige Arsenal mu bura. Subura kuri Nuno ngewe yaba ari show yanjye ya mbere ku ruhande rw'ibumoso Bukari iburyo ibitego 50 bingahe dizo kuri Victor Gyökeres 52 ubu yakubisemo 39 muri ligue gusa bitari tute ko yakubita assist 7 muri ligue gusa ntajya kugira ngo Champions League ngo bikombe cy'igihugu 39 maguru ye na assist 7. Amakipe azirwaza ngaho hari amakipe atazaza wagize ubwo yego akone ikipe iko amakipe yose yubatse ntiza ati use Manchester wagangira atinya Gyökeres yazanye mbuwemo cyo bazakutara ku munsi wa mbere iyo ntizatinya izabihari ahubwo bizarangira bite shaka kudatinya wenda uza ariko mu gutaha tuvuga ati ko nakererewe ko ugiye kunyirana ibyo cyashobora kuba ikindi aka amakipe yose yubatse nta kipe izatinya indi irazana gatuza gusa Arsenal ni nayo turiho urana ku buryo biyubatse ibyo gicumbi yavugaga ni 100% ni pressure ku mutoza ibyo umufana yabyishimiye byarangiye uko byagenze neza ariko Arteta ntiriragenda neza kubera ko ritararangira
wenda asofa so hari abandi bakinnyi babiri bagomba kwinjira harimo Muskera we nawe bisa nkaho bye byarangiye harimo na Eze cyangwa wenda undi mukinnyi ukina ku ruhande rwiza bisa y'umuri nawe bamuvugagaho gusa nanone ku cyo twavuga kindi nuko inenge mu kugira groupe nini kuri Arsenal yagiye igaragara cyane swad ku buryo usanga nka sezo muri seze 3 zishize Arsenal iri ya kabiri ku rutonde rwa shampiyona imwe bakubwira ko Saliba yavunitse igahomba iya mbere bakibiza n'ibyo bintu bigitangira 21 iya kabiri ubundi buri iya kabiri yo ntago igiva ku mutwe wa Arteta iriya niwe wayitanze niwe iri kuri koko igikombe yagitakaje abura juru nengira ngo 3 rwose niwe wateruye nk'umwanya wa mbere uhereza City muri iriya sezo zari equipe 3 zikubanye ku rutonde Liverpool yatwaye igihe kirekire Arsenal igerahira yakira Man City yabijemo izijirana gitwara zikurikiye Arsenal irongera ibi ya kabiri inajyayo muri kimwe cya kabiri cya Champions League muri 23 ejo bundi nyine irangiye yego yejo rwose umutoza yapfunditse amapfunda ari menshi pe abakinnyi bari muri Premier ari benshi abakinnyi baravunika mu buryo bugaragara defense Gabriel aragenda Karafiora aragenda umuvandimwe ari nigiye Kapiata habaye kapitatu nawe naho ngaba 25 azasanga n'ubundi abari muri iyo range y'iyo myaka ubundi ugiye kureba iyo mpuzandengo y'imyaka abakinnyi ba Arsenal bari kwinjiriraho n'abo bahari n'abahari iyo bafite 26 ni imyaka yo gusarura aha rero ko mushiti wanjye ndamuzi hari azayipanga muvuga mutari ko zari tete waraye nta gikombe cy'impuhwe kibaho nta gikombe umuntu azakubabarira ngo akiguhe n'ibikunda ikintu kibabaje nuko Liverpool yiyubatse biteye ubwoba ubundi naho binagorana kwiyubaka kwa Liverpool bifite ishingiro ni igifite urani na irusha izindi amahirwe kurwa kugitwara nabonye meme bavuga bati uburyo Jurgen Klopp ari kureba nyuma yo kubona amafaranga Slot akoze atanze ku isoko uyu mwaka icyo navugaga rero nujya hagati mu kibuga kwa Arsenal ngewe nkurikije uko bameze nanjye ndabona ko ariko bazabakira ari Zubimendi uzakina nka nimero 6 cyangwa se ari uzakina defensive role holding agakina box to box uyu mwongereza Declan Rice hanyuma Martin Odegaard akaba ashinzwe distributor guseriva cyangwa distributor dukoresha ayo magambo gukereya yego umukreateur ko nitwanje twavuga umuremyi numwe ni ruremye noneho inyuma yabo gahasigaye inyuma yabo batatu abasimbura babo hari Mikel Merino umuntu uri kuzana ngo nibaze bakire 90 muri za Carabao noneho aha nuko mushakira match fitness kama nka veni 10 ikipe yanjye ningi 10 ikindi kintu bene Arteta kwiye kureka ndumushaka kugishyigikiramo ibintu byo kuba ati mwana w'iwacu narakuzanye ngo kugurengeka ukajya mu bintu byihorera Arteta wa urareba se ugasanga Merino Imana imfashe Mikel Arteta akirimo nk'umusimbo wa Declan Rice Arteta dore ikindi kintu cyakurwaje umutwe no kugeza uyu munsi kugura rutayizamu ikaba ari inkuru ishimishije abantu kandi byashoboka mu myaka yashize umwana twarabanye Jesus ndagutegereza ukiru byata ku mwaka utaha kai nakuzanye bamere nabi hagati byahombye reka ngushyira imbe utsinze 10 sawa n'umwaka utaha uzaryataka Arteta ibintu byo guhimba byo kuremaremanya bisige muri season zitambutse ko byakostinze ikintu gikomeye cyane uyu mwaka ikipe uko ipanze ukuntu isawa Madueke sinshaka kubumona ari ahantu namuruka ajya gusimbura bukabashaka